Mukomeze mugubwe neza cyane abakunzi bacu ba Rubavu Bayandisera aho muherereye hose, twizera ko mumeze neza muri amahoro. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Bayandisera mu karere ka Rubavu. Nitwe twagufasha kubona ibyo wifuza bijyanye n'ubutaka cyangwa ikibanza. Ufite amafaranga ukeneye kugura ubutaka bunini nk'ubu twabazaniye, cyangwa se ikibanza gisanzwe cyo guturamo, cyangwa se inzu, rwose uraduhamagara kuri nimero zacu twari gufashamo. Uyu munsi rero ntago bisanzwe, twabazaniye deal nziza cyane. Mwese buri wese ku cyifuzo cye. Hari ababa bashaka kugura ibibanza, hari ababa bashaka kugura amazu, hari ababa bashatse kugura ubutaka bunini. Uyu munsi rero abo ngabo bo bashaka kugura ubutaka bunini muri zoning y'ubuhinzi n'ubundi, nibo twazaniye iyi deal uyu munsi. Twabazaniye rero ubutaka bunini bugurishwa. N'ubutaka bufite metero kare ibihumbi 8. Ibihumbi 8 rero ubyumve neza, metero kare ibihumbi 8 cyangwa se square meters ibihumbi 8. N'ahantu hanini, hari kuburaho ubuso bw'ibihumbi 2 ngo hegitari yuzure. Aha hose ubona inzi bijumba utageze amaso, ni icyangombwa kimwe, ni ukugukorera mitation wishyuye miliyoni 40 zonyine. Zana miliyoni 40 ubutaka tubukwandikeho. Buri mu karere ka Rubavu rwose, ahantu heza cyane. Umurenge ni Rubavu, akagari ka Rukoko cyangwa se akagari ni Rukoko, umudugudu wa Rutagara. Aho turi kubabwira rero, abantu benshi bakunze kuhita mu Rutagara. Ni ahantu heza cyane, hepfo yaho hari abatware nini cyane hano i Rubavu. Ku batahazi neza, uzamuka unyura muri centre ya Bisizi cyangwa se urenga ku isoko rya Karukogo, ukazamuka wagera kuri iryo soko ugakomeza imbere ku mashuri. Hari amashuri ahari, ugasa nk'uyazengurutse ugana mu Bisizi. Ugeze mu Bisizi ukata ibumoso kuri uwo muhanda rwose, urakomeza imbere gato cyane. Aho ngaho ubutaka niho buherereye. N'ubutaka bwiza rero budafite ibyangombwa byinshi. Icyangombwa ni kimwe, ubuso ibihumbi 8, bwagenewe ubuhinzi. Ubu ngubu handitse muri zoning yaho ni agriculture cyangwa se ubuhinzi. Waduhamagara rero, ntago buhenze. Kubona ubuso bw'ibihumbi 8 ukabugura miliyoni 40, ntabwo bisanzwe. Waduhamagara rwose hano hantu ukahigurira, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ubutaka bungana gutya guhingamo rimwe nabwo barishyura amafaranga atari makeya. Harimo amabuye menshi ku buryo uyakoze ukayashyira nko ku ruhande cyangwa se ukazayagurisha n'ubundi ushobora gukuramo ikindi kibanza ku ruhande kiyongera kuri aha ngaho uba waguze, kuko amabuye hano ni imari cyane. Ubutaka rero ntibugucike rwose. Niba ufite miliyoni 40 ukaba ukeneye ahantu wazishyira, wazibika, ukeneye ubutaka bunini, mu minsi izaza hashobora kugera mu miturire, kubera ko umujyi uri kwaguka, bakaba bakatamo ibibanza. Urumva ibibanza byavamo nawe ushobora kuyakuba 3 ayo watanze cyangwa akarenga bitewe n'igihe gishize. Byumvikane rero ko ari deal nziza twabazaniye, miliyoni 40, ukagura ubutaka bufite ubuso ibihumbi 8. N'ahantu heza cyane bwagenewe ubuhinzi, by'umwihariko noneho mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko, umudugudu wa Rutagara cyangwa se aho bakunda kwita mu Rutagara. Iyi ni deal nziza cyane tuba twabahitiyemo. Mu bakunzi ba Rubavu Bayandisera harimo abajya badusaba ubutaka bunini, ahantu wakorera umushinga runaka. Ushobora kuhakorera umushinga w'ubworozi, ukahakorotira rwose, ariko ukaba ufite ahantu wisanzu ushobora guhinga, cyangwa se niwo mushinga wundi ukahakorera. Ushobora kuhakorera ubuhinzi n'ubundi, nabyo birashoboka. Mbese babandi bafite mu mutwe wafungutse, bafite imishinga ikomeye ariko bakaba bakeneye ahantu hanini ushobora kubikorera, ngaha rwose ni shwa deal. Icyiza cyangwa rero, no mu baturanyi b'uyu cyangwa se ababa begereye aha ngaha haba harimo abagurisha. Ukeneye no kwagura, birashoboka ko wazaguruka ukaba wagira no kuri hegitari 2 cyangwa 3, bitewe n'ubushobozi bwawe. kandi ubutaka iyo buri kumwe nawe urabyumva ko aba ari imari uba wibitseho. Ushobora kuba ufite ubutaka bunini buri mu nkengero z'umujyi, ariko ukaburuta umuntu ufite inzu irimo amakaro n'amarange, iri mu mujyi, iri muri metero kare 300 cyangwa 500, ukaba ntawe muhuriye cyane, ukaba wagurije ukaza ukagura nk'izo nzu zirenze cyane. Duhamagare rero wigurire hano hantu. Ni deal nziza cyane, miliyoni 40, metero kare ibihumbi 8 mu buhinzi, hano mu murenge wa Rubavu aho bita mu Rutagara. Ntihagucike, ni kope, ni ahantu heza cyane. Uduhamagare nka Rubavu Bayandisera uhigure.